Ese wageze ubona imbuga za internet zisa neza hafi ku kigero c'100%, amazina ajya kwitiranwa interface cyangwa se ukinjira kuri izi mbuga ubona amatangazo kuri utu tuntu tumeze nka message ukanzeho nyine ni hahandi ngo bagusubiza. Ese mama kuba ibi bijya gusa neza ndetse n'amazina zikaba zaraziye hafi igihe kimwe, ibi byaba bisigura iki? Ntibyaba koko byerekana ko byanga byakunda hari ikibyihishe inyuma? Reka tubirebe. Nituza hano kuri home muri kubona ko neza function cyangwa se nyine ibyo umuntu akora hafi ya byose ni bimwe: home, buy crypto, deposit, quotes, futures, spot ndetse na startup. Iyo tuje hano tugakanda kuri quote tubona nyine za coin, iyi exchange imwe ishobora kuba ikora, ariko nyine by'umwihariko mu ma cryptocurrency. Ese hari urundi rubuga cyangwa se isoko rya cryptocurrency uziryiganye irindi kuri uru rwego? Urugero hano nyine usangaho za coin, Bitcoin n'izindi zikunzwe cyane, ariko hasi uhasanga coin zidasanzwe, abari zo kuri izi mbuga baba baragiye bikorera, niko nabyita. Hano rero nituza tukaza hano kuri wenda account and security, nyamuneka ngira ngo hano byose muriho murabibona uko rumwe rumeze niko n'urundi rumeze. General user n'ahandi hose naho ni kuri general user, mission and rewards, ndetse nabo bafite n'uburyo bwa sign in, identity verification, not yet. Katureba hano wenda kuri mission, hani ikigaragara nuko bose nyine bafite bwa buryo bwa VIP. Wenda niba warakoresheje rumwe muri izi mbuga ngira ngo ibyo ngibyo urabisobanukiwe cyane. Hano naho kuri Bora.band bafite VIP kuva ku ya mbere kugeza ku ya 9. Wibuke no kuri Beri naho bafite VIP kuva ku ya mbere kugeza ku ya 9. Hano rero naho nibyo ubugiye wujuje bidatandukanye cyane n'ibyo kuri Beri nyine ngira ngo muriho murabibona, kugeza kuri VIP ya 9. Ntago nirirwe ngarukaho byinshi, nyine ushobora kuba warasomye yewe byinshi no kundenza, gusa ikigaragara nuko hari ikintu kibyihishe inyuma, byanga byakunda ubyange cyangwa ubyemere. Hano naho kuri asset ngira ngo byose ngira muri kubona uko za coin zabaga zimeze kuri Beri, ni nako hano kuri urubuga rwa Bora.band bimeze, ni copy. Aho rero ushobora kwibaza utese iyi Bora yo ni bande bayizanye, ikoreshwa ahagana he, ese ifite ubwizerwe bungana iki? Nibyo rero tuje kurebera hamwe ngo turebe ese rwo nyamuneka ni bisigura iki nyine kuba iyi Beri iri kuvugisha abantu hanyuma hakazaho n'uru rubuga. Ngira ngo kizaho rwose tubonaho amatangazo kuri Beri nyine bari muri ngo ibintu bya merger and acquisition upgrade, gusa na hano naho kuri Bora muri kubona ko bafite ibintu bya system upgrade. Tudatinze rero reka tubanze turebe se izi mbuga ubundi zaje ryari. Turifashisha who is, hanyuma tubashe nyine kumenya izi mbuga uko bimeze igihe zaziye. Muri kubona interface imwe ni ya Bora.band, indi ni ya hano naho ubwo turashakishaho Bora, ubwo ni Beri. Beri.im yo iyi ubu buryo nyine batwerekamo iyi address, bigaragara ko rwose bakoze impinduka zidasanzwe, byerekana ko bari mu minsi yabo ya nyuma, byanga byakunda ubyange cyangwa ubyemere. Gusa nabo bo biyandikishije ku wa 13 z'ukwa gatandatu mu 2022. Bano bo uru rubuga rwabo rwanditswe kuwa 5 z'ukwa 7 mu 2022. Birumvikana ko Beri yarabanje hashira iminsi mikeya, iyi Bora nayo ihitiza. Birumvikana ko izi mbuga icyo turi kubona nuko ashobora kuba ari abantu bamwe bazizanye, kandi nyine mu gihe kijya gusa, kuko hari n'izindi nyamuneka n'izindi zitwa BRM, hari n'izindi zitwa KURI, zose nazo tuzagenda tuzirebera hamwe. Noneho iyo bino birangiye tatuza hano kuri scam advisor yacu, hanyuma dushakishe Beri. Hano no dushakishe Bora.band. Murabyibuka hano Beri
ubundi beri yari ifite amanota muri 70 na mbere nyine mu minsi yayo yibanze. Urunguru wenda narwo navuga ko nuko batarakora impinduka muri exchange yabo, ariko nabo amahirwe menshi nuko nabo bazabikora umunsi umwe. Bora.band ifite amanota 46 gusa nayo hari byinshi nyine itujuje nkuko abantu bagenda babikubwira hano, bitewe nuko wenda abantu bakiyikoresha neza baracyayihereza amanota meza nkuko na beri nayo byari bimeze. Gusa muri kubona ko nyamuneka bijya gusa neza nta kifa kubitandukanyiriza. Urubuga rero rwa Bora rumaze amezi arenga mu 10, birumvikana ko na beri nayo imaze hafi 11 umwaka nyine wenda kuzana. Muri kubona zose website speed ni fast, amatitle hamwe ni beri, ahandi ni Bora. Reka dukomeze turebe ibyinshi cyangwa se ibyo nakita nka similarities. Reka wenda turebe hano kuri Trustpilot. Bora nta kintu barayivugaho, ariko hano ho akuri beri bantu baravuze cyane bati scam n'ibindi, nawe ushobora kujyaho ukabagira gute ukaba wabisoma. Turi gukora comparison ishoboka iyo ari yo yose kugira ngo nawe bibe byagusigira ikintu. None turebe kuri SimilarWeb, ese ni bande bayikoresha ku rwego rungana gute? Iyi ni beri, iyi ni Bora.band. Beri.im ishingiye cyane mu gihugu cya Afrika y'Epfo, mu gihe iyi Bora.band yo ishingiye cyane mu gihugu cya Pakistan. Nyamuneka unyumve neza, Bora.band ishingiye cyane muri Afrika. Bora.band ishingiye cyane mu gihugu cya Pakistan, mu bihugu by'Ubuhinde ndetse no mu bindi bihugu bya Aziya. Yasuwe tutavize n'ibihumbi 368. Iyo ni Bora.band. Noneho beri.im yasuwe na 3 n'ibihumbi bigera kuri 800 nyine uhereye igihe yaze. Birumvikana ko ni visit cyangwa se gusurwa navuga guhambaye cyane kutoroshye, niko nabyita. Hano rero turita tubona abantu basura izi mbuga. Beri ni muri Afrika y'Epfo, navuga ko ariho yashinze ibirindiro 35%. Hano none abarenga 51% by'abasura urubuga bose bava mu gihugu cya Pakistan. Abandi ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine nk'ibisanzwe, akazo bya bihugu by'abaturanyi Saudi Arabia, India na United Arab Emirates, hanyuma n'ibindi. Hano naho hahitazamo u Rwanda, Botswana, kaza na United States, kubera ko wenda aho baba bafite imiryango nyine nabo bakababwira iyo opportunity baba babonye. Twibukiranye ibi ni bihugu usanga bifite population iri hejuru cyane, kandi bikaba birimo ubwiyongere bwinshi cyane bw'abaturage, by'umwihariko nyine badafite akazi. Rero aba bantu bibanda kuri ibi bihugu cyane ko baba bakiri no mu nzira y'amajyambere, ahantu hari amajyambere ari kuza ku muvuduko uri hejuru cyane, n'ibigusha nk'ibi byose nabyo ntibijya bibura. Igihugu cya Pakistan gituwe na miliyoni zirenga 200, Afrika y'Epfo ituwe na miliyoni zirenga 60. Ubu rero ni uburyo bworoshye cyane izi mbuga zikoresha, noneho bakabasha nyine kubona ba bantu bakiri mu nzira y'iterambere batarasobanukirwa byinshi cyane muri iyi si nshyashya ya cryptocurrency. Hari n'urundi rwitwa BRM, rwo rwibanze cyane kuri Iran. Nacyo ni igihugu gituwe cyane, gituwe n'abarenga miliyoni 60 bose. Ikindi kintu izi mbuga zihuriyeho, nyamuneka bose bafite ama Telegram channel, batanga signal ebyiri, kuko ugiye no ku rubuga rwabo ugiye ku mbuga zabo wabibona hose batanga amasigeno nyine za coin twavuga uza kuba wagura kuko jano kuri coats. Gusa ntago bashobora kugwereza wenda sinyari ya Bitcoin, Ethereum se ho yahabwo bagwereza zino coin zabo nyine baba bari kureba. No nabonye bafite na coin nkeya, ntago ari nyinshi, wenda ntago babishyize ku rwego nk'urunguru rwa beri yo navuga ko beri yabaye nkaho itandukira cyane bakoraho coin nyinshi cyane. Tugiye rero tukareba kuri Telegram channel, reka tuharebe. Imwe ni FS Global Official, indi ni Bora Exchange. Gusa Bora Exchange yo twabonye wenda nta wundi muryango ifite wa charity nyine nk'uko bimeze kuri beri. Gusa naho bakora ibikorwa bya charity byo gufasha muri ibihugu nyine by'Ubuhinde za Pakistan. Nk'ibi byose aya mafoto yose, ibi byose ni ibikorwa navuga nyine byo gufasha, baba berekana Bora dore muri kubibona ati wenda bagiye mu Buhinde, uyu muntu yagiye gufasha ibintu nk'ibyo. So biri simira cyangwa se bijya gusa nyine ni bya beri,
Bora.band ahantu hose, Bora.band, ibintu byinshi cyane. Nabo nyine bazanye ikintu cyo gufasha. Nyamuneka no kwitonda kuko ibi babishashagirana byose si zahabu, kandi nyine hari igihe ugira ngo wenda umuntu yambaye uruhu rwera rw'intama ariko ugasanga ahubwo ni ikirura, niko nabyita. Abakoresha Berry barabizi, bari bayishimye ibikorwa byo gufasha n'ibindi. Bora trading platform hano hose ya Bora trading platform yafashije ibintu nk'ibyo. Nyamuneka ibi ntago bimara kabiri kuko murabizi. Hano rero uko signal ziba zimeze nabwo ntago zitandukanye cyane, bashyiraho amasaha nyine ndetse n'igihe muza kuyigura, kandi mu kanya mbibereke. Hano wenda nabo bashyiraho ya matangazo nyine musanzwe mumenyereye kuri Berry ati ni Bora, bagaruka ku buryo ngo amafaranga y'abantu aba yizewe cyane. Ibintu nk'ibyo nyine namwe murabizi ko imbuga nk'izi bagaruka kuvuga ko atari scam namba. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Bora website has been updated today. Some users have problems with external loading, problems with the network operators, ibintu nk'ibyo. Dear Bora users, regarding the time of bank card withdrawals, hano baragira abantu gukoresha uburyo bwa network ya TRS20. Hano bafite ariko kakantu ka T+1 policy, kangaka nako gira ngo murakazi muri Berry. Dore nk'ingi ukubona iyi ni signal iba yatanzwe nyine bekwereka itariki ndetse bakakwereka niyo currency n'ibihe bigiye bitandukanye. Yewe no mu Rwanda nyine murabona ko abanyarwanda nyamuneka ni bamwe mu bantu basigaye bakoresha imbuga za internet zinyuranye cyane muri cryptocurrencies. Rero niyo mpamvu bari guhura n'amascam menshi cyane. Mwabonye no kuri Berry u Rwanda turi mu bihugu byabonye umubare munini cyane wabiyongereye mu kuyikoresha cyane muri iyi minsi mike cyane. Shizano muri kubona ko iyo ujeho ugenda ubona nyine harango kuri Bybit byaguze byose n'ibyagurishije byose, holding ndetse na estimated profit. Ibi neza ni copy ya Berry, kandi wibuke urwaje mbere n'uruhe. Bivuze ngo Bora n'aba bantu uko byanyira kose ni yabo. Rero abakekwa rero kuri izi mbuga nkuko nyine tubikesha amasources agiye anyuranye, bikekwa ko bashobora kuba ari Abashinwa ndetse n'Abahinde. Bashobora gufatanya kimwe nuko wenda bashobora kuba ari bamwe muri abo ngabo. Noneho bagerageza nyine kujya ku masoko navuga atandukanye kugira ngo hose bahafatire. Ariko imbuga zimwe wenda nk'urugero nk'iyi Bora ntibayizane nyine ku Banyafrika, wenda bakavuga bati iyi Berry niyo tugiye gushyira mu Banyafrika, hanyuma indi nayo ikajya ku masoko. Mbabwiye Berry bibanze cyane ko ikorera mu bihugu bya Iran ndetse na biriya bituranyi, ndetse n'ingi nayo igakorera muri Pakistan. Rero bamwe muri abo ngabo hagati y'Abahinde, Abashinwa ndetse wenda n'Abanyapakistan, bamwe muri bo bafatanyije nyine birumvikana n'Abanyafrika y'Epfo, kuko nibi gusanga byateye imbere mu bijyanye no gukora gahunda za mudasobwa. Rero iyo ibimeze gutya n'amascam nayo arihuta cyane. Umwanzuro rero nyamuneka no kwitonda cyane. Investment zose platform cyane ikintu bigaragara yuko ari cyiza, bwira bati urabona inyungu wenda 5%, 10%, inyungu z'umurengera, nyamuneka ntukabyizere, ujye ubigendera kure. Icyo rero tubonye nuko izi mbuga byanga byakunda abazikoze ajya gusa, ndetse amahirwe menshi nuko ari bamwe. Rero niba ari umwe byaragaragaye ko rwabaye scam, kuko hari zagiye nyamuneka, hari za Berry zaragiye, hari za KURI zaragiye, hari Berry nayo iri mu marembera. Rero n'uru narwo ntagihamye yuko ruzamara igihe kinini cyane. No kuryamo nyine ukabona profit zako kanya ariko zitatinda, ejo bundi ugasanga urahombye akayabo. Rero no kurwirinda no kuri X Menya nyamuneka ntabwo tukugira inama yo kubashora ahantu runaka, byose ni risk yawe. Gusa niba ushaka ko wajya muri cryptocurrency nyamuneka tangirira ko yari ya ma exchange navuga azwi. Hari Binance, hari OKX, hari Bybit, hari Kucoin, hari Bitmat, hari Coinbase n'izindi. By'umwihariko kuri OKX ukiyandikishaho ugashyiraho deposit y'amadolari arenga 50, baguriza amadolari 10 ku buryo ushobora guhita uyabikuza claiming a mystery box. Iya ma link yose ya ma exchange ushobora kuyasanga muri description y'iyi video. By'umwihariko nyine uruhita ugabanyirizwa ku ijanisha rya 20% muri trading fees. Wowe ugitangira nyine cryptocurrency
nka Kucoin ndetse na OKX na Bybit bafite uburyo bwa copy trading wigana baba master traders baba babizi bafite settings zo ku rwego rwo hejuru, noneho nawe ugacuruza ukabona inyungu kandi nyine amafaranga yawe ari safe muri iyo exchange ukoresha. Link zose ziri muri description. Ikindi wowe umuntu ushaka signal zizewe, signal wenda kuri aya ma crypto ya Bitcoin, Ethereum, TRX n'izindi, hari urubuga nayo ni exchange ikomeye cyane yitwa StormGain. Kandi nyine icyo twabonye nuko yizewe, bano baguhereza signal zizewe kuri aya macoin nyine kunzwe za BTC, Ethereum. Nta gukoresha Telegram wenda ngo niho yasanga cyangwa WhatsApp, oya, ahubwo bo uko bigenda urabibona nyine nko gutyo wenda uri hano ku rubuga ugahita ubibona niba ari buy signal cyangwa se sell signal. Ibintu byinshi bafite uburyo bwa mining y'ubuntu, wayigerageza nayo link yayo iri muri description y'iyi video. Reka ngushimire rero wafashe umwanya wawe, nizere ko iyi video hari icyo igufashije. Gusa nyine mwirinde scam, abazihombeyemo namwe mwihangane. Ibiganiro bya Menya nakagaruka, nkwibutsa nyamuneka niba uri mucyo kuri YouTube channel yitwa Menya, kora subscribe kuri no kunzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bijye bibageraho mu buryo bworoshye cyane. Mwari kumwe na Mr Buda, Imana ibahezagire.